ndabasuhuje mbifurije kugira ibihe byiza kuri mu mudema gukurikira GB Empire isoko y'amakuru yubaka society. Urwego rwa RIB mu Rwanda rumaze gutangaza ko rwamaze guta muri yombi ukekwaho kwica umutoni wa Diane. Bikaba byamaze kugaragazwa ko uyu mukobwa yishwe ku munsi w'ejo ajombaguye ibyuma nkuko bikomeje kugenda bigaragazwa. Ubushinjacyaha buragaragaza ko umutoni wa Diane yishwe ajombaguye ibyuma by'umwihariko akaswe ijosi. Gusa nkuko bigaragazwa uyu mukobwa yishwe na mucoma yarasanzwe akoresha afatikanyije n'umukunzi wa mutoni wa Diane. Gusa byakomeje kugenda bigaragazwa ko kugeza aka kamwanya mucoma yafashwe ku munsi w'ejo, ariko uyu musore Rubera Intwari akaba yaramaze kuba yacika ubugenzacyaha. Bimaze kuba byagaragazwa ko kuri isaha amaze kuba yatabwa muri yombi, ndetse kandi bikaba byagaragajwe ko akomeje kugenda avuga ko yakundanye n'uyu mukobwa umutoni wa Diane. Gusa nkuko bikomeje kugenda bigaragazwa mutoni wa Diane arashinjwa kuba yaratera Rubera Intwari sida. Bikaba byumvikana ko Rubera Intwari yafashe umwanzuro wo kwica umukunzi we basanzwe bakundana, bitewe nuko akomeje kugenda agaragaza ko umukunzi we yamuteye sida. Ibi kandi bituma Rubera Intwari umukunzi wa mutoni wa Diane afata umwanzuro wo gufatikanya na mucoma akica umukunzi we. Gusa byakomeje kugenda bigaragazwa kabone nubwo RIB ikomeje kugenda ivuga ko nubwo bagutera sida nta burenganzira ufite bwo gufata mugenzi wawe uva amaraso nk'aya ukamwica, bitewe nuko uyu mukobwa yari yanduje Rubera Intwari sida. Gusa byaje kuba byagaragara ko uyu mukobwa ari imfura kandi yarakunda uyu mukunzi we Rubera Intwari, ariko yaje kumubera ikigusha arangije afata icyuma arangije amukata ijosi. Nkuko bikomeje kugenda bigaragazwa ubwo RIB rwakomeje kugenda ruvuga ko by'umwihariko nta muntu ufite uburenganzira bwo kwica mugenzi we kabone niyo yaba yagukoreye icyaha kimeze gute. Amategeko y'u Rwanda agena ko by'umwihariko ubugenzacyaha cyangwa se ubushinjacyaha aribwo bufite umwanzuro n'ububasha bwo kuba bwakatira igikwiye ngo bakukoreye icyaha. Nkuko bikomeje kugera bigaragazwa Rubera Intwari Alphonse yakomeje kugenda agaragaza ko umukunzi we Diane yakomeje kugenda amwanduza sida, ariko mu by'ukuri amutera sida atabimubwiye. Nkuko byakomeje kugenda bigaragazwa bararyamanaga, ariko umukunzi we akaryamana nawe atigeze amubwira yanduye agakoko ka virusi itera sida. Ibi kandi byanatumye Rubera Intwari avuga ko uyu mukunzi we yamwanduje sida ku bushake, nawe afata umwanzuro wo kumwivugana. Nkuko byakomeje kugenda bigaragazwa byatangiye ku munsi w'ejo isaha 12:00 ubwo uyu mukobwa ari ku kazi bisanzwe nkuko yasanzwe acuruza bara. Gusa byatangiye umukunzi we ajya kwipimisha asanga yanduye agakoko ka virusi itera sida. Abajije umukunzi we arangije amubwira ko nawe yanduye sida. Ibi kandi byatumye umukunzi we Diane asaba imbabazi akererewe, bituma kandi Rubera Intwari akomeza kugenda agaragaza ko Diane yamubereye umwana mubi, atigeze amubwira ko afite agakoko ka virusi itera sida byibura ajya akoresha ubwirinzi. Ibi kandi biza gutuma Rubera Intwari Alphonse afata umwanzuro wo kwivugana umukunzi we Diane. Byumvikanye ko Rubera Intwari Alphonse yafatikanyije na mucoma urusanzwe ukorana na Diane. Bivugwa ko nanone Diane yishwe akaswe ijosi, ndetse kandi bivuga ko yapfuye urupfu rw'agashinyaguro, urupfu rutigeze rushimisha ababyeyi. Dore ko kandi Diane yakomeje kugenda babaza benshi mu gihugu cy'u Rwanda, nagira ngo benshi mu by'ukuri mwakomeje kugenda mubona bakomeza kugenda bibaza impamvu uyu mwana w'umusore yafashe umwanzuro wo kwita yicira umukunzi we. Amakuru mu by'ukuri akomeje kugenda agaragazwa n'urwego rwari mu Rwanda rwagaragaje ko rukikora icyitwa investigation, by'umwihariko rukavuga ko rukirimo kuba rwagenzura rurebe ese n'iki cyatumye uyu mwana w'umusore afata umwanzuro wo kwicira umukunzi we amukasi ijosi. Byumvikana ko Diane mu by'ukuri yishwe urupfu rubi cyane, n'urupfu nakomeje kugenda mbona ababyeyi benshi barakomeza kugenda batangaho ibitekerezo bitandukanye. Ndakubwira ngo mu by'ukuri uyu mwana w'umukobwa yishwe urupfu rubi cyane kuko yakaswe ijosi. Ndakubwira ngo umuti wo hano ku ijosi niwo wasigaye ufashe agakanu, ariko ndakubwira ngo benshi ubwo barakomeza kugenda bagaragaza agahinda n'amarira ateye ubwoba cyane. Umwana w'umukobwa yishwe nabi cyane, yishwe arimo kubara cyane atabaza ataka abura uwamutabara. Ariko mu by'ukuri benshi bakakomoza kuba ngo uyu mukobwa Diane yarateye umukunzi we Rubera Intwari Alphonse mu by'ukuri ngo yamuteye sida, ngo biza kuba byarangira uwitwa Rubera Intwari Alphonse mu by'ukuri agiye kwipimisha agakoko ka virusi itera sida asanga yandujwe na Diane umukunzi we. Byaje kuba byamurakaza cyane agira uburakari bwinshi cyane, nibwo yaje kuba mu by'ukuri yaza ku isaha y'ejo y'isa moya arangije afatikanya na mucoma we amuhaye miliyoni 3 bivuga ko zishobora kuzamuka zikagera kuri enye. Arangije mu by'ukuri amukata ijosi ryose aritegeta, bigaragazwa ko ijosi ryasigaye rifashwe n'umutsi w'inyuma ku ijosi. Ariko ndakubwira ngo mu by'ukuri RIB ikomeje kugenda igaragaza ko uyu mwana w'umusore bamuhize baramuhiga cyane. Yari yomotse ageze mu gihugu cya Uganda niho baje kuba bamukura, akaba mu by'ukuri amaze kuba yagezwa mu bushinjacyaha, akaba agiye kuba yakurikiranwaho ibyaha bye nk'uko yabikoze. Ariko mucoma rero mu by'ukuri akomeje kugenda yihakana kuba ari we wakase ijosi ya mutoni wa Diane. Gusa bikomeje kugenda bigaragazwa ko benshi mu Banyarwanda
ubwo barakomeza kugenda batangaho ibitekerezo bitandukanye, bakibaza impamvu uyu mwana w'umusore mu by'ukuri yafashe umwanzuro wo gufata umukunzi we bari basanzwe bakundana imyaka 2 yose akahita amukatisha. Sindakubwira ko mu by'ukuri byakomeje kugenda bibabaza ababyeyi benshi mu Rwanda, ubwo ngubwo mu by'ukuri barakomeza kugenda bagaragaza akababaro gatebwa cyane, bakibaza bavuga uti mu by'ukuri nubwo umukobwa yakwanduza sida ntabwo wafata umwanzuro wo gufata umukunzi we mwakundanye imyaka 2 n'urugendo mu by'ukuri bari bafatanye baranakabari, ariko biza kuba byarangira nk'uko bikomeje kugenda bigaragazwa. Uyu musore uzwi ku izina rya Rubera Intwari Alphonse yakomeje kugenda agaragaza ko ibi ngibi nubwo ribi imufashe mu by'ukuri ribu ikomeze kugenda irengera bamwe ikaba yakiregagiza abandi, niko akomeje kugenda bigaragaza kugeza akakamwe mu by'ukuri akaba amaze kuba yatabwa muri yombi. Ariko mu by'ukuri amakuru akomeza kugenda angeraho ako kugeza akakanya mu by'ukuri nakomeje kugenda mbona benshi ubwo ngubwo ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye baravuga uti mu by'ukuri ari umukobwa ufite uburanga, yari umukobwa mwiza cyane uri no gutera imbere ndetse kandi akarateza abanyarwanda bakimbere. Benshi rero ubwo ngubwo baravuga uti uyu musore nawe mu by'ukuri bamumarike umukate ijosi nk'uko yarikase umukunzi we. Umusore akagira uti njye umwana w'umukobwa yanyanduje sida aho nageze gushaka kwiyahura n'ubundi ntacyo nsigaje ku isi kuba naranduye agakoko ka virusi itera sida. Umukunzi wanjye nimba mu by'ukuri mubona ko mugomba kunyica mubikore mu nyice, ariko ntabwo nari kwihanganira ko uyu mwana w'umukobwa Diane antera sida ngo ngende mpereze. Nanjye nafashe umwanzuro wo gutanga miliyoni zigera kuri 3 ubundi mu by'ukuri mpita mukatisha ijosi. Urumva ko n'icyo yakoze ntabwo akicuza kugeza akakanya, ariko ukabona ko ribira cyafite akazi gakomeye cyane mu Rwanda, ari kugaragaramo ibigarasha byinshi cyane. Ubwo ndakomeza kugira nibaza iminsi turi kwerekeza mu by'ukuri turi mu minsi ya nyuma, kubera ko nuza kuba wareba ukuntu mu by'ukuri mu Rwanda akomeje kugenda hagaragara abantu bihebye, ubwo ngiye birakomeza kugenda bintera ubwoba nkibaza uti mugenzi wawe uramufasha urangiza umukatijo si mu by'ukuri umukobwa mukunda y'imyaka 2 mucuruzanya, ubwo ngubwo mu by'ukuri uraza kuba wagaragariza iki society ukabona ko kugeza aka kanya mu by'ukuri ari ibintu bikomeje kugenda bibaza benshi cyane. Ubwo ngubwo ndakomeza kugenda nibaza kuri uyu mukobwa mutoni wa Diane wakomeza kugenda mu by'ukuri unafasha abantu benshi cyane kwiteza imbere ndetse nawe agafata business ye akayiteza imbere, ariko mu by'ukuri umutoni wa Diane kugeza aka kanya akaba yavuyemo umwuka ku munsi w'ejo yishwe mu by'ukuri na Mucoma afatikanyije n'umukunzi we Rubera Intwari Alphonse. Mu by'ukuri bikaba byamaze kuba byatangazwa ko Mucoma ndetse n'uyu mwana w'umusore Rubera Intwari Alphonse mu by'ukuri wari usanzwe uri mu rukundo n'uyu mwana w'umukobwa Diane. Gusa byakomeje kugenda bigaragazwa nkuko ubugenzacyaha bukomeje kugenda bubigaragaza mu itegeko rifite akarongo kaberamye A55 rikomeje kugenda bigaragaza ko icyaha nikiramuka gihamye Rubera Intwari Alphonse ashobora guhanishwa igifungo cy'imyaka 15 kugera kuri 25 ndetse agatanga n'izahabu ya miliyoni 21 by'umwihariko zigahabwa umuryango wa Diane. Gusa ibigera mu by'ukuri uwapfuye yagiye, ariko rero ndakomeza kugenda nibaza ese ko iki mu Rwanda akomeje kugenda hagaragazwa emotion mu by'ukuri zituma benshi bakomeza kugenda biyambura ubuzima bwabo ndetse kandi bagafata bagenzi babo bakaba babavutsa ubuzima bwabo. Ndakubwira ngo ku munsi w'ejo kwa Mutangana amakuru angeraho mu by'ukuri umwana w'umusore yari yahuye azize urukundo, none undi mukobwa mu by'ukuri apfuye azize urukundo. Ibigera mu by'ukuri ndaza kuba nabisanisha n'isi turimo, ndagira mu by'ukuri aribira cyafite akazi gakomeye cyane. Ubwo ngubwo ngiye birakomeza kugenda bincanga cyane nkibaza ese niki cyatumye uyu mwana w'umusore afata umwanzuro akaba yakivugana umukunzi we amukase ijosi. Ndagukorera mu by'ukuri namwe mu makuru akomeje kugenda atugeraho, ariko nge birakomeza kugenda bincanga bikananira ubwo bakene. Ubwo ngubwo benshi barakomeza kugenda batanga ibitekerezo bitandukanye, bakibaza impamvu mu Rwanda mu by'ukuri hakiri ingengabitekerezo imeze gutya, nimba hakiri umuntu ushobora kuba mu by'ukuri wafata mugenzi we akamwica. Ubwo ngubwo mu by'ukuri turacyafite akazi gakomeye cyane. Ngaho gukorera mu by'ukuri no makuru angeraho kugira